mureke twikomereze n'igice cya kane cya filime yacu. Rero nizere yuko wowe udukurikiye kugera ku gice cya kane wamaze gukanda subscribe hano kuri Vazi Media. Barakwereka hano umukobwa yararimo kuvuga ati ariko njyewe ntabwo nigeze mvuga yuko ndibuze kuryamana nawe, kuba mvuze ngo ndibuze kugufasha buri kimwe cyose. Umusore nawe hano yahise akomeza amubwira ati ariko nanjye nakubwiye yuko nta kintu na kimwe ndibuze gukora igihe utacyemeye yuko tugikora. Ibuke uyu musore nyirakuru yari yamaze kumuha imiti mu isosi yamuhaye agira ngo bamuhe umwuzukuru, ndetse hariya yanagiye umusore avuga ati nyogokuru fungura. Umukecuru aranje avuga ati se ninde wakubwiye yuko uza gusohokamo aho ngaho igihe mudashaka gukora umuryango cyangwa se mudashaka kumereza umwuzukuruza? Arakoreka muri ako kanya umusore yaramubwiye ati wowe ibundyamyeho gusa by'akanya cyangwa se ibundyamyeho cyangwa uburi aho ngaho by'akanya, ati ibyo ngibyo biri buze gutuma numva merewe neza. Umukobwa nawe aguma hano ku musore, ariko nanone umusore hano yahise yisinzirira. Ibintu nk'ibi ngibi cyangwa se abantu bashobora gukora ibintu nk'ibi ni bake cyane, ni ibintu bitapfa kubaho cyangwa se bitapfa gushoboka. Barakwereka umukobwa sasa hano kumara kumucunga ngo amenye yuko yasinziriye, yakomeje kugenda amukoraho ahantu hose avuga ati mbega ukuntu akomeye, ati ndetse umutima ho iri no gutera cyane pe, ati nubwo nanjye nabyangaga, ati ariko ndi kumva ibi ngibi biri gutuma numva ameze neza, kuba rwose ntaba ndimo kumusinziriraho gutya. Urebe icyo umukecuru yabafungiraniye, bigaragara yuko bamutengushye. Sasa ntibwatinze hano bwarakeye, umusore arakanguka, ubanza imiti bari bamuhaye ahangaha yamushizemo. Umukobwa we aracyasinziriye, ndetse umukobwa uko yakamuryamyeho nijoro niko akimeze. Umusore hano sasa yarazindutse cyangwa se yarabyutse mu gitondo kare atangira kwitegereza umukobwa. Yibuke uyu musore twagiye tubona bisa nkaho rwose ari ibintu yibuka bye na kera, we n'uyu mukobwa bakiri abana. Umusore avuga ati rwose ati karacyagaragara nk'uko kasagaye kuva kera kakiri akana, ati ndetse karacyari keza cyane. Ubwo aravuga uwo mukobwa, ariko hano rwose aba yamufashe nk'akantu k'akana kari aho ngaho, ndetse rwose kadafite ikintu na kimwe kabasha gukora. Barakoreka muri ako kanya yahise afata telefone ku ruhande, ndetse bigaragara yuko bamwandikiye ati ku tariki 6, ndetse izo tariki 6 numbaze ngo hari buze kubiki. Umusore yahise yibuka bimwe umukobwa yigeze kumubwira, aranje aravuga ati se kandi ni igiki kigiye kuzana bariya, cyangwa se ni igiki kigiye kubazana guhura natwe? Ati yani jini si. Barakoreka muri ako kanya uyu yahise abisoma, ubanza ibintu asomye bitari biri muri telefone ye, ahubwo biri muri telefone y'umukobwa. Umukobwa muri ako kanya yarakangutse, asanga umusore we yakangutse kare, ndetse yarari aho ngaho ari kumwitegereza. Umukobwa aranje avuga ati none se wowe burya na mbere hose wari wakangutse cyangwa se wakangutse kare? Ati ngewe reka nkomeze niryamire. Ubanza umukobwa twatangiye yigira nabi nawe, kandi sasa yatangiye kuba yakunda uyu musore uri aho ngaho ngo ni huwa. Undi amubwira ati none se uyu munsi ntabwo uri buze kujya kuri Sky Garden? Bivuze ngo biriya bintu uyu musore amaze gusoma yabisomye muri telefone y'uyu mukobwa. Kumbe barakoreka aho kuri Sky Garden niho twumvise abangaba bavuga ngo bavandimwe batatu bagiye kuza kuhahurira. Bivuze ngo ni nabo bandikiye uriya mukobwa bamubwira yuko ari buze kujya guhura nabo. None dore uyu nguyu sasa nawe we n'uyu mukobwa ngo ni Miss Weni baje hano ngo baje guhura nabo bavandimwe batatu, ndetse bavuga ati nta hantu bahuriye na kara gakobwa ngo ni Guniyani. Uyu Miss Weni sasa yatangiye gukorakora uyu musore. Bibuke bo barakundana, ariko byo ku ruhande umusore amubwira ati we ati buretse ntabwo nshaka yuko tugaragara neza hano, ntabwo nshaka yuko tugaragara nabi hano mu bantu. Undi amubwira ati se kugeza na n'ubu ntabwo ushaka kunyizera? Ati none niba utanyizera sasa urizera ndi? Barakwereka kumbe aho kuri Sky Garden bagiye kubona rwose, babona ahantu bari bice bateye intebe ebyiri z'abantu imbere yabo, ndetse nabo hano hari izindi bicayeho. Ahantu bari bicaye rwose bigaragara yuko bategereje abandi bantu. Bagiye kubona babona Guniyani niwe uje, ndetse uyu Miss Weni arangira avuga ati ariko se umukobwa nkaho ukora amasuku muri huwo mwira kampani yo kwaho, ubundi urahangaha ukora iki? Ati se waje kureba yuko hano hari umusore wagusohokana akakugurira ibya saa sita? Ati cyangwa boss wawe wa terese cyangwa se wari urimo kureshya niwe ugiye kukuzana hano?
avuga ati yewe ndabona noneho ugaragara neza. Ubwo uwo ninde ubivuze n'uyu musore ngo ni Mr. Yani. Uyu wene arangije avuga ati ariko se wibagiwe gahunda turiho gute watinyuka kuvuga ubundi ngo aka gakobwa karasa neza n'ibintu kagukoreye cyangwa se n'ibintu byose kakoze. Umukobwa hano arabumva uburyo bagenda bisubiramo rwose, arabaseka arabihorera. Arangije aravuga ati yemwe ndabona mwembi mugaragara neza pe, ati muri kumwe muraberanye, ariko ni ukubacyurira arabizi yuko yabasebeje imbere y'abantu. Avuga ati rwose ati se urakeka uwo wawe atari buze kwicwa n'irungu kuba wamusize wenyine ukaba waje hano guhura n'umu ex wawe? Ubwo umu ex we yari ari kuvuga ninde? Niwe ubwe ku giti cye. Umukobwa hano yahise yivamo urushyi, arangije ararumukubita avuga ati Guniyani ibyo ngibyo ni biki se kandi urimo gukora? Avuga ati rwose nabonaga uruhu rwawe rukwiye kuba rwakozwamo iki, cyangwa se nabonaga agasura kawe gakwiye kuba kanyuzwamo iki. Barakwereka muri ako kanya Wene nawe yaje amusunika avuga ati wagakobwa iyo mikino yawe nayo dukeneye hano, ati ndetse nubwo dukeneye yuko uza kuduteza ibibazo. Muri ako kanya Guniyani nawe aba amunyujijemo urushyi avuga ati umuntu wenyine uteza ibibazo cyangwa uzana ibibazo muri iyi si nabonye, ati ni wowe rwose wa mukobwa we, ati ahantu hose uri haba hari ibibazo. Barakwereka muri ako kanya uyu Wene yararakaye, arangije ahita afata ikirahure cy'amazi avuga ati Guniyani n'undi munsi utazamenyera. Barakwereka muri ako kanya yahise amumenaho ikirahure cyuzuye amazi, ariko nanone hari uwaje hano ahita ashyiraho iplato ku ruhande, cyangwa se ahita ashyiraho ikintu kimeze nk'ikidishi, amazi ahita asubira kwa nyirayo. Barakwereka muri ako kanya yatangiye kuravuga ati mana yanjye isura yanjye. Abakobwa nk'aba sasa ubu usanga yiteye bya makeup byinshi ku buryo amazi yamumeretse mu maso nka gutya utangira kubona hari gutemba ibintu bimeze nk'ikiso, nyine hatangira gutemba za makeup zose yishyizeho. Barakwereka akomeje atongana, ndetse uyu musore urahunga ngo ni Mr. Huwo arangije aramumukubitisha. Ndetse uyu uraha ngo ni Yani atangira kuvuga ati se mwe murakeka ari ibiki murimo gukora? Uriya Wene avuga ati Yani gute bankora ibi bintu byose urimo kubitegereza? Umusore hano yaje arwana avuga ati rwose sinatekerezaga yuko muri buze gufatirana umugore wanjye nahari. Agakobwa sasa agatangira kumwishimira ati ubundi uyu nguyu niwe mugabo wanjye, ati aba agomba kundwanirira ndetse akananyitaho. Umusore avuga ati se ubundi gute watekereje kugenda usize umugabo wawe inyuma, wumvaga nta bwoba ufite? Barakwereka abangaba bombi wibuke ni amakupure abiri, ariko nanone asa nkaho yagiye agurana. Uyu mukobwa uri aha ngo ni Guniyani yari sheri wuriya musore mubona ngo ni Yani wambaye agakote k'umukara, ndetse n'uriya mukobwa bamenyeho amazi ngo ni Wene, Miss Wene nawe akaba yari sheri w'uyu musore uri aha ngaha ngo ni Mr. Huwo wambaye ikoti risa mu nk'ikigina ukuntu. Barakwereka muri ako kanya uyu nguyu ngo ni Yani yatangiye kuvuga ati none se ko hano rwose hari ibintu byacu cyangwa se hari gahunda zacu twaje mwambona mutangiye kuzangiza, ati ntabwo ufite yuko muri buze kwishurira igiciro kibigiye kubera aha ngaha. Barakwereka uyu musore hano yahise amuvuna ukuguru avuga ati se ubundi urakeka uri igiki wa gasore ku buryo utinyuka kunkanga? Uyu nguyu ngo ni Huwo arabaruta bari aha ngaha bose, urebye niwe musore urimo avuga ati urakeka uri ibiki ku buryo wankanga? Umukobwa nawe ahita aza imbere hano avuga ati mwe rwose kuba twabakubita tukabirukana aha ngaha, ati nta kintu na kimwe bivuze, ndetse nta n'ikosa twakoze nta n'icyo tugomba kwishyurira. Barakwereka muri ako kanya Miss Wene yakomeje avuga ati ariko Guniyani urakeka muri aka kanya gato ubanye n'uwo Mr. Huwo urakeka bikugira umukire ku buryo nawe rwose utangira kwivugisha nk'umugore w'umukirekazi? Ati wakakobwa rwose ibyo uri kuvuga byose ni umwanda, ati ndetse mwese kuba muri kumwe mumeze nk'imyaka ibiri igenda yahuriranye gutyo gusa. Barakwereka muri ako kanya basore batatu bavuyeyo bavuga ati se kandi ninde ugerageza kuba yafata nabi mushiki wacu cyangwa se igikomangomakazi cyacu? Ubwo igikomangomakazi bavuga ninde? Ni uyu mukobwa ngo ni Guniyani. Barakwereka muri ako kanya yahise abasuhuza bavuga ati wowe, ati turi buze kudiringa nawe nyuma. Ubwo bavuga ni uyu nguyu Yani. Barakwereka muri ako kanya Yani yahagurutse avuga ati kumbe se muri aha ngaha, ati rwose nari nabategereje umwanya munini, ati ndetse ni byinshi dufite kuganiraho. Umusore umwe muri abo arangije aramusunika avuga ati se wowe hari ijambo na rimwe twigeze tukuvugisha? Gute wivanga mu biganiro by'abantu? Ati rwose wowe ntabwo wakabaye utuvugisha uko wiboneye.
umukobwa arangije aza aho ngaho imbere akomeza yinginga avuga ati yewe ati habayemo uko tumvikana ati rwose twaje ahangaha ndetse twari tuhamaze umwanya tubategereje mwembi ati ndetse akira ahangaha iyi ngiyi rwose ni impano mbahaye nko mu buryo bwo kubihanganisha. Barakwereka hano Guni Yani ndetse n'uyu musore ngo ni Huwa bari kwitegereza uburyo we ndetse n'uyu Yani barimo gucinya inkoro kuri aba basore batatu. Icyo batazi ni uko batazi yuko aba basore batatu ari basaza b'uyu mukobwa ngo ni Guni Yani. Barakwereka muri ako kanya bahise bafata impano uyu nguyu yarazanye barangije bayijugunya mu mazi ari aho hafi. Bamubwira ati se urakeka aka kadiyama kamwe karimo aho ngaho urimo kudushukisha hari ikintu rwose katumarira? Ati ndetse nta n'ikintu gafite kuba kakora. Ati mu gihe rwose utubashye igikomangomakazi cyacu cyangwa se utubashye uyu nguyu mushiki wacu. Barakwereka muri ako kanya umukobwa yise aza avuga ati basore ati rwose nta mpamvu yo guta umwanya ku bantu nk'aba ngaba batawukwiriye. Ati ibyiza ni uko mwaza tukigendera. Ati none se kandi abangaba ntabwo mwabakura ahangaha mukabadukiza? Barakwereka bahise bahamagara abarinzi babo barangije batwara ako kanya Miss Weni ndetse batwara n'uriya musore ngo ni Yani. Wibuke babasanze ahangaha n'ubundi uyu Guni Yani ndetse na shiriwe bamaze kuba babakubita cyangwa se uriya musore twakita ngo ni umugabo we. Barakwereka muri ako kanya bahise babasohora aho ngaho ngo ni kuri Sky Garden. Numbaze niba ari hoteli cyangwa se ari ahandi hantu hadasanzwe baje guhurira. Barakwereka muri ako kanya babasohoye babajugunya hanze ndetse babajugunya nabi. Umukobwa avuga ati se koko nuko nguko mwakadufashe? Ati rwose mwagakwiye kutwubaha. Ati gute mwatinyuka kudusuzugura? Ati wowe umusore uri ahangaha w'umubawuza avuga ati se ngewe kandi uri kunungwa urutoki ngo bigende bite? Niba bambwiye kugusohora mba ngomba kugusohora. Kumbe bari bakoresheje igifoto cyabo bakizanyemo aho ngaho kugira ngo abakomeze bajejishe bari abavandimwe batatu. Uyu musore abereke yuko n'ubundi impano y'ubukwe bendaga kumuha bayimuha kuko n'ubundi ubukwe bwe bugiye kuba. Bigaragara rero yuko abangaba ngo ni Miss ari uyu mukobwa ngo ni Weni ndetse n'uyu musore ngo ni Yani. Bigaragara yuko ibyabo bibarangiriyeho. Basohotse hano bavuga ati gute bishoboka yuko uriya mukobwa ngo ni Guni Yani bari abasore bo muri Jianga International baba ari abavandimwe. Ati rwose njyewe ntago ibi bintu nabyemera. Ati bari abasore ntago bakabaye ari abavandimwe bakaragakobwa. Ati none gute kagiye gukora amasuku ahantu nka hariya? Nawe sasa yatangiye kureba nk'imanga avuga ati se gute ibi bintu bishoboka? Ati iki gihe cyose namaranye n'uriya mukobwa ntabwo nigeze menya yuko yaba ari uriya. Ati Guni Yani we ati rwose mu bigaragara nuko nakwibeshyeho. Ati se ubundi kuki nigeze ntekereza kuri iryo cyangwa se kuri iryo zina ritangira izina rye ryose? Ako kantu kagu kuki nigeze nkatekerezaho? Wibuke ngo ni umuryango w'abagu. Barakwereka muri ako kanya bakomeje bavuga ati ndabona ibyatuzanye ahangaha byose bisa nkaho bidaciyemo. Ati rwose kari agakobwa ngo ni Guni Yani bisa nkaho rwose ari we mukobwa umwe numvise bavuga wo muri ya muryango w'abagu. Barakwereka uyu nguyu sasa ngo uyu nguyu ngo ni Mr Yani ari nawe wanze uriya mukobwa. Yakomeje avuga ati none gute rero naba nareshize mu mwanda nk'uyu? Ati ubwo bivuze ngo none amafaranga twakabonye ntabwo tukiyabonye? Ati bivuze yuko rwose ubukene bugiye kumirira nabi. Ati none se gute ibi bintu byaba ari ibyanyabyo? Ati rwose ntabwo ndi buze kubyemera. Ati reka tugende dusabe imbabazi Guni Yani tugende tumwinginge rwose ibyo ngibyo biri buze gukora. Uyu Miss Weni akabyumva nabi avuga ati wasanga uriya mukobwa atari na mushiki wabo ari uwa fake bafite nk'ahantu baziranye cyangwa se ugasanga bari abasore bombi baragiye baryamana na kariya gakobwa akaba ari iyo mpamvu. Ati se ubu ngubu wowe ko ujya unyita mushiki wawe? Ati ndi mushiki wawe? Ati gute ibyo bintu utarimo kubitekereza? Ati wasanga rwose uriya mukobwa atari mushiki wabo bya nyabyo. Atari ko wanamugana. Ati ubundi gute twakizera ibintu nk'ibyo ngibyo? Ati uzi ko ibyo bintu uri kuvuga byumvikana ntabwo hano bashaka kubyiyumvisha sasa yuko uriya mukobwa ngo ni Guni Yani bari we na bariya basore bavukana. Barakwereka umusore uri ahangaha sasa umujinya waramwishe atangira kuvuga ati kariya gakobwa ngo ni Guni Yani. Ati mu bigaragara nuko rwose ibi bintu byose ari ibyo kapanzi kugira ngo kaze kutwihoreraho cyangwa se kugira ngo kaze kutubabaza
ati iyo nza kubimenya na mbere hose sha, ati wagakobwe nta nubwo nakaba, ati wagakobwe nakabaye naragufatiranye, ati nanjye nkaryamana nawe nkareba noneho uburyo ibingibi ubicika. Umva nawe umusore uri ahangaha ibintu ari kwifuza, ati iyo aza kumenya mbere kose yuko kari agakobwa ngo karyamana n'abo basore bose, ati nawe yakabaye yararyamanye nako, ndetse no kuvuga muri make nawe agakuramo esheke. Barakwereka muri ako kanya, numbaze ngo ninde wahamagaye uyu mukobwa ngo ni Miss Wayne. Barakwereka muri ako kanya umukobwa yahise abwira uyu musore ati rwose anko wanjye arampamagaye ndetse ambwiye yuko yabaye promoted, ati yabaye vice president wa company bita Zhang Sheng, ati rwose ndetse ni company ikomeye cyane, ati ikindi kandi ni company y'Abashinwa. Ati rero urumva ntabwo dufite kugira ikibazo, ati rwose kuba twahura nawe biroroshye rwose, ati ndetse umuryango w'Abagu, ati nta kintu na kimwe ukivuze mu gihe turaza kuba twahuye na anko wanjye, ati dufite amahirwe menshi yo kuba twakisubiza ibyo twabuze. Ndetse abangaba impamvu bari kwiruka ku bakire bose, bigaragara yuko ibyo bari bafite byose byabuze, ndetse uyu musore akeneye abantu bamutera inkunga. Barakwereka yahise yishimira uyu mukobwa. Uyu musore uri ahangaha we ngo ni yani, bivuze ngo ajya aho amafaranga agiye. Yahise avuga ati rero, ati rwose mu bigaragara nuko ibyanjye n'akariya gakobwa birangiye, ati ndetse nanjye ndaza kugaha isomo nitumara kubona iyo support ivuye kuri anko w'uyu mukobwa. Iyo ngiyo ni imipangu y'uriya musore ngo ni yani. Barakwereka sasa abangaba baje hano imbere bagomba gusobanura sasa ni gute bagiye kubana. Bavuga ati turagira ngo vuga ikijya hagati yanyu mwembi babiri, ni ibiki bijya hagati yanyu mwembi. Umukobwa hano yatangiye kubona abona yuko basaza be barakaye. Umukobwa avuga ati se ducike twirukanwe. Umusore arangira avuga ati rero nimuze kugaya mushiki wanyu kuba yarashyingiranywe n'undi musore atababwiye, cyangwa se kuba yarasezeranye n'umuntu atababwiye, ati rwose ibyo ngibyo ari nge mu birenganiriza. Aba basore twumvise yuko ngo ari abakire ndetse cyane, ariko sasa nanone uyu musore nawe uri ahangaha ngo ni Mr. Hu, nawe ni umukire ku giti cye. Bavuga ati none se wa musore we, uretse ubundi kudutesha umutwe wadusobanuriye buri kimwe cyose kijya mbere ukareka kuvuga aho ngaho rwose wihagazeho. Umukobwa avuga ati rwose ibyo ngibyo, ati hari na rumwe yabigizemo cyangwa se nabo ari we wabipanze, ndetse nta nubwo yigeze anshimuta. Abasore bari gukeka hano yuko uyu musore yafatiranye uyu mukobwa. Agakobwa hano katangiye gusobanura, abasore bavuga ati wowe ubwo ngubwo uri gusobanura ibiki? Ceceka, twavuze yuko ari uyu musore uri buze gusobanura. Ati ubundi mwicare hasi, ntabwo dukomeza kuvugana namwe muhagaze. Hari basaza b'abantu baba bameze gutyo hamwe uzajya gutereta niba uri umusore bakakwicaza hasi muri ubwo buryo. Barakwereka sasa abasore bari ahangaha bahise babicaza hasi. Umusore we yihagararaho yanga kuba yakicara, ariko aba basore batatu bari ahangaha uko tubibona bisa nkaho banagukubita, kuko ntabwo biyumvisha uburyo wagiye gutereta mushiki wabo ndetse ugahita usezerana nawe nta kintu na kimwe babiziho, bakaba baje bumva ngo muri umugabo n'umugore ndetse murabana. Umusore hano yumvise yicaye baba bamusuzuguye, avuga ati rero, ati rwose ibingibi twese ntabwo twigeze tubipanga njyewe n'uyu mukobwa. Barakwereka byarangiye bose bagiye mu biganiro. Umusore avuga ati rwose njyewe uyu mukobwa mubona ahangaha, ati rwose namukunze bwa mbere mubona. Umusore arimo kubeshya aba bombi urukundo rwabo rwaje bimeze nko kwihimura ku bakunzi babo babaciye inyuma. Ati se ibyo bintu ubwo birumvikana? Ati sasa niba waramukunze bwa mbere umubona mwabonanye ryari? Umukobwa yahise ayibona yuko bari bubavumbure, avuga ati yewe, ati byabaye ku ijoro ry'ubukwe bwanjye nawe, ati nibwo twaje kumenya yuko dukundana. Abagabo bari bavuga ati ariko muri kugerageza kutubeshya. Umusore avuga ati oya, njyewe ntabwo ari ku ijoro ry'ubukwe. Ati rwose uyu mukobwa namukunze imyaka 12 ishize, ati bwa mbere mubona, ati ndetse nibwo nahise mukunda. Umukobwa hano avuga ati nibaza kutuvumbura baratwica, warekeye aho ngaho kuba wabeshya. Uri kumva ibyo bintu urimo kuvuga batari buze kutuvumbura? Ati ndetse basaza banjye n'abantu baperereza cyane, nibaza kumenya yuko urimo kubeshya, ati ngewe nawe biraza kuba biturangiriyeho. Umukobwa avuga ati yemwe, ati rata mwihangane, ati buri kimwe cyose ngewe ndibuze kukibabwira ukuntu cyagenze. Umusore sasa amuca mu ijambo, arakomeza aravuga ati imyaka 12 ishize, ati mu mujyi wa Jing City, ati ndetse ahantu bari barimo gukora blocks cyangwa amatafari yifashishwa mu kubaka, ati ndetse niho twahuriye aho ku ruhande ahantu abana bakunda gukinira.
umukobwa hano yahise yikanga avuga ati none se cyari cyawe we kiriya gihe twahuye tukiri abana, ati kiriya gihe tukiri abana ni wowe wari urimo kumbuza ngo ndeke kugusaba imbabazi, ndetse basaza banjye bambaza impamvu nsaba imbabazi umwana nk'uwo nguwo. Wibuke ibyo bintu uyu musore yigeze kuba yabyibuka. Umusore avuga ati cyane rwose ni njyewe wari uri kukubwira ko nta mpamvu yuko ukomeza kunsaba imbabazi. Ati ikindi kandi ati ntabwo tukiri bari abana ba kera. Barakwereka abasore bari aha ngaha bahise babona yuko uyu musore ngo ni huwo ndetse n'uyu mukobwa baziranye mu bwana, cyangwa se uyu musore we yarazi uyu mukobwa kuva mu bwana. Aba bari bavuga ati none se murabona hari ikintu hano twarenzaho? Ati bigaragara yuko rwose umusore ari uyu nguyu. Batangiye gucana amasiri, ndetse abangaba bari bahugiye mu byabo bari kwibukirana ibyabo bakiri abana. Barakwereka muri ako kanya umusore umwe muri abo yavuze ati rwose mu bigaragara ati nuko rwose mwembi babiri mufite ibintu byanyu muziranyeho, ariko nanone twe tutaramenya ngo ni ibiki. Ati ikindi kandi ati wa musore ugomba kumenya yuko kwita kuri mushiki wacu ati ari ibintu bigoye. Ati ikindi kandi nanone ntabwo wahita umufatirana nka gutyo ngo umutware mu buryo natwe tutazi. Ati ibyo bintu twebwe ntabwo tubyemera. Ati ikindi rero ubwo turaza kuguha amezi 3 wa musore we, cyangwa se mwembi turi buze kubaha amezi 3 yo kuba mwamenyerana. Ati ndetse ayo mezi 3 uyu mukobwa araza gusubira mu rugo. Ati niba muri abateretana muteretane bundi bushya, cyangwa wa musore wongere uterete. Ibyo kuba warashyingiranywe n'uwo mukobwa ntabwo tubyitaho, tugiye kumucyura mu rugo. Ikindi kandi uyu mukobwa bashaka kuba bamuraga imitungo yabo, cyangwa se imitungo yo muri uyu muryango. Umukobwa cyumva bazanyemo ibyo kumutwara iwabo ngo bakamuraga imitungo, yahise afata umusore barirukanga baracika. Bari abasore igihe cyose baba bashaka gutwara uyu mukobwa mu rugo iwabo. Umukobwa nawe ubanza atahakunda. Umukobwa arangije avuga ati yewe iyo tuteruka cyane baba badufashe pe. Umusore avuga ati none se ubundi urakeka iyo batabishaka twari gusiga bariya barinzi babo? Umukobwa avuga ati rwose njyewe ntabwo mbikunda iyo batangiye kuvuga kuntwara mu rugo. Ati igihe cyose baba bakeneye kungumisha hariya mu rugo aho nahura n'umuntu uwo ari we wese. Ati ikindi kandi ati rwose ntabwo nigeze menya yuko kiriya gihe cyose ari wowe twahuye, cyangwa se ari we twahuye kiriya gihe mu bwana. Ati iyo bitaba kariya gakuru wakuyeyo ati byari kuba biturangiriyeho pe. Umusore avuga ati ariko se ko mbona wajya ngo wabifashe nk'ibyo navuze byose nabeshyaga. Umukobwa avuga ati none se ubundi ntabwo koko wari urimo kubeshya? Umukobwa yagize ngo uyu musore yaramuperereje amumenyaho amakuru ye yo mu bwana. Umusore arangije aramwegera amubwira ati buniyani nta kintu na kimwe gihariye nigeze mvuga ndi kubeshya. Ati ikindi kandi ugomba kumenya yuko ngiye ngukunda. Ati rwose ndagukunda nta kintu na kimwe nkora ndimo kubeshya. Umukobwa we ibintu byose hano aba yabigize nkaho ari imikino, ndetse aba yabigize nkaho ari utuntu barimo gukora kugira ngo bishimishe. Umusore arangije amubwira ati bya nyabyo ati njyewe ntabwo ndimo kubeshya, ati ndagukunda wa mukobwa we. Umukobwa sasa batangira kuzana iby'urukundo hano, barakwereka umusore yamwegereye agiye kumusoma. Umukobwa ahita agarura ubwenge ati iburetse isegonda, ariko nanone abamuriye urwara hehe mu ijosi. Umukobwa arangije aramwegera avuga ati none se ndakubabaje? Yari arimo kumwikiza, arangije abamuriye urwara mu ijosi. Ati se birababaza cyangwa se naba nkubabaje? Umusore ati yewe ati byirengagize, ati ngewe meze neza. Umusore hano yaramwegereye agiye kumusoma, ndetse agira ngo amukombesinge cyangwa se amwumvishe yuko koko amukunda bya nyabyo. Undi umukobwa avuga ati urabona ukuntu yaranyigiriye wagira ngo neza yaragiye kundya wesera. Umukobwa hano ari guhumeka insigane ndetse yari yagize n'ubwoba. Umusore avuga ati ndabyumva, ati ndetse nzakora ibishoboka ibyo ari byo byose, ati reka byose tuzabicishe mu nzira cyangwa se mu buryo bwa gake gake. Ati uzagenda unyumva n'ubundi ntabwo wahita ubyumva yuko ngukunda, cyangwa se ngo uhite ubimenyera muri aka kanya gatoya njyewe nawe tumaranye. Umukobwa arikaruma hano, ariko nanone afite ubwoba. Avuga ati ariko nanone umusore nk'uyu nguyu arashimishije pe. Ati wemera gutwara ibintu gake? Umukobwa arangije amubwira ati byirengagize, ati byabaye hagati yanjye nawe, ati byose yari mariage ya fake. Ati ndetse tugomba kureba ikindi tugomba gukurikizaho, ati nta kintu na kimwe hagati yanjye nawe kiri seri. Umusore arangije amubwira ati we ati ugomba kubimenya yuko atari ibintu bya fake. Ati njyewe nawe twasezeranye mu mategeko. Ati ubu ngubu tubana nk'umugore n'umugabo kandi biremewe no mu mategeko. Ati rero uyu wa mukobwa wikomeza kuba wabyita ibya fake.
umusore sasa hano aze yongere. Umukobwa arangije arikanga avuga ati ariko se ibyo ngibyo urimo kuba wagerageza byo kunsoma, ati rwose iburetse ihanganeho gatoya. Umukobwa ntabwo ashaka kubyiyumvisha yuko ibyo bakoze bombi bari bakomeje cyangwa se kuba barasezeranye bombi bari bakomeje, ariko nanone ngira ngo ntabwo umuntu mwahura gutya ngo uhite umwiyumvamo cyangwa se uhite mwumva yuko koko uwo muntu ari we wawe kandi ufite undi muntu mwakundanaga. Barakwereka muri ako kanya umukobwa sinzi uwamuhamagaye arangije amubwira ati yewe, ati reba amakuru, ati mu bigaragara rwose nuko uriya musore ngo Niyani agiye cyangwa se kampani ye igiye kuba yasenyuka burundu. Barakwereka muri ako kanya uwabimubwiye yaramubaje ati none se ni ibiki umugabo wawe yamukoreye cyangwa se umugabo wawe ni ibiki yakoze ko mbona yuko kampani y'uriya musore ngo Niyani igiye gusenyuka. Undi arangije amubwira ati yewe, ati nubigireho ikibazo, ati rwose bigaragara yuko hari abantu bamwe bonyine babikoze kugira ngo uriya musore ngo Niyani abe yajya hasi. Ati ariko nanone ndumva ibyo ngibyo nta hantu bihuriye na kampani ya Mr. Huwo. Uwo ni umukobwa ntabwo ari kumva yuko uwabikora ari uyu musore bari kumwe. Undi avuga ati ariko se ubundi kubera iki ubyitayeho, ati cyane yuko rwose uriya njyewe nawe nta hantu tugihuriye, ati yani Jini singiye nawe nta hantu na hamwe tugihuriye, ati rero n'ibibazo bye biramuriba n'ibye, ati rwose njyewe nta hantu nyihuriye n'uriya musore w'umwiyemezi. Wibuke uwo nguwo arimo kuvuga niwe warishiriwe. Uyu musore nawe yabyumva bikamushimisha kumva yuko umukobwa nta mutima nibura agifitiye uriya musore. Barakwereka muri ako kanya umusore umukobwa uri aha ngaha nawe bakomeje bamutunganya bamubwira ati none se ubundi gute wasezeranye n'undi muntu ntumbwire, cyangwa se gute wakoze ubukwe ntumbwire, ati ubwo ngubwo njyewe nawe turacyari inshuti, ati cyangwa ibyacu byararangiye, ati rwose nutaza kuba wahura nanjye ngo ubinsobanurire kamwe ku kandi, ati rwose uze kumenya yuko njyewe nawe ubucuti bwacu burangiye. Ni inshuti y'uyu mukobwa ngo ni Niyani irimo kumubwira gutyo. Imubwira ati yewe, ati byarihuse cyangwa se byabaye byihuse, ati ikindi kandi nibagiwe kuba nabikumenyesha, ati rwose umbabarire. Umukobwa urahavuga ati Niyani we, ati rwose reka nkike mu rugo, ati ndetse turi buze kuba twavugana njyewe nawe, ati ikindi kandi ati ugomba kumenya yuko ugomba kuzana amafaranga yo twizigamiye yo kuba turi buze kwishimishamo, ati njyewe nawe tukishimisha. Umva nawe inshuti ye ibintu ibimubwira. Umukobwa yahise amubwira ati yewe, ati se hari ikibazo ngiye kuba najya kureba inshuti yanjye cyangwa se hari ikibazo ngewe ngiye. Barakwereka umukobwa sasa hano yasabye gusohoka akigendera n'ubundi tayari yamaze kugenda. Twumvise inshuti ye imubwira ati nutaza ngo ngiye nawe tujye gusangira icyo kumbwira buri kimwe cyose, ati ubushuti bwanjye nawe buri buze kuba burangiye. Barakwereka sasa feri ya mbere umukobwa Niyani hano yaje guhura n'inshuti ye. Izindi nshuti ngira ngo murabona aho zihurira ni aho ngaho, nta handi ni mu kabari. Avuga ati gute koko yani Jini si yakora ibintu nka biriya cyangwa se yakangiza umubano wanyu mwari mufitanye, ati rwose sinari gutekereza yuko uriya musore yaguca inyuma, ati hanyuma y'iyi myaka yose warigize rwose nkaho umukunda waranamupfiriye. Umukobwa avuga ati yewe, ati ibyo ngibyo byararangiye pe, ati ndakwinginze rwose rekera kubinyibutsa, ati ikindi kandi ati uriya Mr. Yani ati mubara nkaho yapfuye ntabwo akiri mu buzima bwanjye, ati ndetse nanjye icyo ngomba gukora ni ukumurebera ahomba gusa cyangwa se apfa. Ariko nanone uko bari kuganira aho ngaho bari mu mayoga bigaragara yuko hari undi muntu uri kubacunga ku ruhande tutaramenya ngo ninde. Barakwereka muri ako kanya umukobwa hano yahise avuga ati yewe, ati rero ati rwose reka ngenge mu bwihirero, ati ndetse ndibuze kugaruka. Undi amubwira ati nta kibazo rwose genda, ati njyewe uri buze kunsanga aha ngaha, ati ikindi kandi nanone wiyiteho, ati cyangwa se reka nze tujyane, ati rwose hataza kuba hagira n'ikikubaho, twose ni udukobwa dutoya turi aho ngaho, ariko numbaze ngo umwe yabasha ute kuba yarinda undi. Kumbe barakwereka aha ngaha ngira ngo uyu nguyu muramuzi ni mushiki wuriya musore ngo Niyani yari arimo kubitegereza. Arangije sinzi uwo yahise ahamagara bita ngo ni Wangasho. Avuga ati Wangasho, ati rwose nari nkukumbuye, ati ndetse vayo unsange hano. Amurangira aho amusanga, ati kuri meyi
Night Bar ati rwose ariho uza kunsanga ati ndetse ndaza kuba nkutegereje uzane n'abagabo bawe. Ese ubu nguwo uyu mukobwa ahamagaye ninde kubera iki amubwiye ngo azane n'abagabo be? Barakwereka uyu nguyu yasigaye ahangaha avuga ati Sheng International yo mu cyangwa se icyiciro cyo mu Bushinwa ni ya company twumvise bavuga iruta izindi zose ati branch yo mu Bashinwa ati ndetse ni nayo ya mbere hano ati ndakeka wa mukobwa we ibyo iwanyu mwaba mukora byose nta mbaraga mufite zo kujya hejuru ati ndetse reka nze tuguhe ikirori n'ubundi nicyo cyakuzanye ahangaha Guniyani we ati guhera iri joro uburyo uri buze kuba usamo nta muntu n'umwe uzifuza kuba yagushyingirwa cyangwa se yabana nawe wa mukobwa we. Ese uyu nguyu ni biki apangiye uriya mukobwa ngo ni Guniyani? Mureke duhurire mu gice cya 5 cya filime yacu ndetse n'ugende utarebye neza ko wakanze subscribe. Ikindi kandi bura ni ingenzi ko ukanda kuri like ndetse ugashyira n'igitekerezo cyawe muri comment utubwira filime ukunda kurusha izindi kugira ngo arizo tugukorera. Bye bye, ndabakunda cyane.